Amahoro y'Imana abane namwe. Thank you for coming back to Shelf to Self. Niba ari ubwa mbere uje nawe ndakwakiriye, ubuntu bw'Imana yacu bubane namwe. Uyu munsi mfite ikintu cyo kubaganirizaho. Ndashaka kubabaza ladies, ese wari wiyumva byari byakubaho at the end of the day cyangwa se nyuma y'igihe runaka ugasanga ufite umuntu usigaye w'influencing ubuzima bwawe, wumva ushaka kumera nkawe, ureberaho imibereho yawe, ubona nk'icyitegererezo, donc ubuzima bwawe nyine ushaka ko bumera nk'ubwe, ariko wenda bikazarangira bitakuzaniye umunezero. At the end of the day ukumva uri insecure, ukabona nta hantu uragera ugereranyije n'uwo muntu wadmiringa ushaka kumera nkawe. Today ndashaka kuvuga ku kintu cya role model cyangwa se umuntu w'icyitegererezo cyawe. Mbese ninde muntu w'icyitegererezo cyawe? Ninde ureberaho ubuzima bwawe? N'igihe kirageze ko twebwe as godly women cyangwa nk'abagore bashaka kubaha Imana ko turekera aho ngaho idolizinga some of the role models idolizinze mu buzima bwacu. This is especially for young ladies. If you are young, I'm talking to you young ladies, Gen Zs. Muri kino gihe aho dufite influence ikomeye cyane, social media, aho ufite access, wibwira ko ufite access ku buzima bwa buri muntu. Nkeneye kumenya ibiri kuba mu buzima bwa runaka, nshobora kubya accessinga. Nkeneye kumenya ko donc ufite update z'ubuzima bw'umuntu. Aha rero niho umwanzi kenshi asigaye ashyiriramo abantu, harimo n'abagore bashaka kubaha Imana, and the young ladies especially, umutego wo kugira bad influence, wo kwidolizinga celebrities. Iki kintu ni icyorezo. Ibyanditswe byera biravuga ngo ntimukayobe, bad company corrupts good morals. Umuntu asa n'uwo areberaho. Hari umugani kera mama wacu yakundaga kuducira uvuga ngo nyereka uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Nanjye nababwira ladies, nyereka who is influencing your life, then I will know where you are heading. Nyereka who is influencing your life. Niyo naba ntagusuye, ntageze mu rugo iwanyu, ntageze mu rugo rwawe, ariko uramutse unyeretse iyo influencers, abantu ureberaho ubuzima, ibyitegerezo byo mu buzima bwawe, abantu spending umwanya munini ureba, nakubwira uko ubuzima bwawe bumeze. Ikindi nk'uko twabivuze, hasigaye hari a lot of influencers. Hari abantu benshi b'influencing ubuzima bwacu. Tuzi dufite amakuru ku basitari, dufite amakuru ku bagore bari hano hanze bari kuri social media, kuruta amakuru dufite kuri real women, ku bagore tuzi, dusengana, tubana, korana ubuzima umunsi ku wundi. Abo ngabo tubazi gake ugereranyije nuko tuzi abagore online twamenye. Ibi ngibi ndi kubivuga, nimbivuga ntiwumve gusa ko ndi kuvuga abagore bari online, ba Kardashians, ba Mackenzies, ba all of those. Ndimo ndanavuga even those godly women that you ariko utazi, that you really don't know. I say it, you really don't know someone. Ntabwo wamenyera umuntu kuri ku tuntu duke apostinga, noneho ngo wanzure ati ngiye buri uriya muntu ndamunsi, ndashaka ko ubuzima bwanjye buba nk'ubwe. Ibyo bintu bileadinga ntabwo gukurikiza abantu simply kuko babonye kuri social media, simply kuko ukunda uburyo bambara, ukunda uburyo bavuga, ukunda ibyo bapostinga. Bileadinga kuri misery, bileadinga kuri comparison. Niba uwo mugore apostinga umugabo we ko amutekera mu rugo, amufasha, bozanye ibyombo, bahoberanye, ubwo rero nawe urashaka ko urugo rwawe ruko rumera. Ntabwo bizashoboka, ntabwo bizakora. Niba se ukurikira umugabo we akaba amupostinga cyane, akaba
nawe rero urashaka ko ubuzima bwawe bumera gutyo. Umutego wo gushaka wo kugira influencers babi, wo kugira ibyitegererezo bibi, cyangwa se reka tureke no kuvuga wenda bibi utazi, leadinga kuri insecurity, guhora wumva ko ntabwo nshobora kugera nk'aho uyu muntu, buri gihe guhora umwipimaho ugahora falling short, ugahora wumva ko nkeneye gukora kugira mere nk'uyu muntu, nkeneye gukora kugira ngo mere nk'uyu muntu. Ahubwo ibyo byanditswe bya bitubwira nuko hari abantu dushobora kwigiraho, hari abantu dushobora gushinga ikirenge mu cyabo, twiringiye neza ko aho batuyoboye ari heza. So ikintu ushaka kuvuga nuko ibyanditswe byera bitubwira times and times again abo dukwiye gufollowing, abo dukwiye kugira ibyitegererezo uko bakwiye kuba bameze. Hari nk'icyanditswe kera kiri mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 2 kivuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana iduhamagarira kutishushanya n'ab'iki gihe. Icyo kintu mu gitekerezeho, especially young ladies. Look at your life, look at yourself. Who is your role model? Who are you following? Who is taking much of your time? Ese iyo wambara ninde ureberaho? Iyo wambara ninde ureberaho? Niba wubatse urugo, who is your role model in marriage? Ninde wigiraho ko wubaka urugo, uko ukwiye kubaka urugo? Mbese niba abakobwa babonye online, niba abagore wabonye online kubera ko bapostinze 2 or 3 pictures of their husband, nuko rero nawe iyo niyo dream home shaka kugira? Mbese role model yawe ni filme warebye, ni Hollywood? Yeah, some of the women they want to live as Hollywood stars, especially ngira ngo mu bihugu biteye imbere, kubera ko arebye ko muri filme bagomba kugufungurira urugi ukinjira bakarufunga, bakakujyana kuri date, bakagukururira intebe, and you think that's how marriage, ukuva ko uko marriage igomba komera. They don't show you arige najyaga ndeba filme nkabona umama agiye kubyara like ako kanya birarangiye. No, that's not real life, that's not real life. Ntabwo ari ubuzima bumeze. Oya, don't ever think ko ibyo abantu bakwereka ariko ubuzima bukwiye komera. Byanditswe byera bifite icyo bitubwira kubo dukwiriye gukurikiza. Dutendinga, tugira tendency yo idolizinga abantu for their appearance, for their lifestyle. Ariko ibyanditswe byera bitubwira uko abo dukwiye gukurikiza bakwiye kuba bameze. Reka mbasomere nk'icyanditswe kiri muri Petero wa mbere ibice 3. It's a very good scripture. Petero ya mbere ibice 3 nko guhera ku murongo wa 3. Haravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kubaho umusatsi cyangwa kwambara izahabu cyangwa gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Amen. Uwo ni wo murimbo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana, ladies. Abagore bera ba kera, I love that. Abagore bera ba kera bagiye kutubwira sasa rero the role models babigenzaga gute. Biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Birimbishaga bagandukira abagabo babo. Noneho rero ushaka kwibaza ati ibyo bintu biri vague. Imana yaduhe n'urugero nkuko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Amen. Ijambo ry'Imana riratwereka ko nubwo twebwe dukunda guplacinga, idolizinga the outward beauty, what I see, ibyo postinga uko agaragara, njya mu followinga ashyiraho ibyanditswe. Yes, I'm not saying ko ari bibi gufollowinga abantu bakwedifyinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, but what I'm saying nuko ukeneye kugira abantu wigiraho, abantu b'ukuri, the real women in real life. Mureke mbabwira ikintu, I would rather be influenced by a sister in Christ who is weak, who may fail here and there, but who umuntu uzi by'ukuri. Nahitamo kuba influenced n'umugore wo mu itorero ryacu, nubwo mbizi ko atari perfect, nubwo hari intege nke runaka namubonaho, ariko w'ukuri, umuntu w'ukuri nzi, umuntu mbona, kuruta umuntu
ugaragara nkaho yafigurinze out ibintu byose. Mbona we ngira ngo ntekereza ko nta n'ibyaha byinshi agira kubera ko obviously ntabwo ibyaha bya posting online ntazi, cyangwa se kuruta celebrities. Kubera ko umurimbo uhishwe, umurimbo wo kubaha Imana, umurimbo wo kugandukira abagabo, niwo murimbo Imana yishimira. Niho hantu Imana ireba ikabonamo beauty, nkuko ibyanditswe bivuga ngo uburanga burashukana, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima. Ibyanditswe byera, Paul aduha urugero rw'ukuntu dukwiye gushinga ikirenge mu cye as a godly person, akanatubwira ngo and keep your eyes on those who live as we do. Reka mabasomera, aravuga ngo mu Abafilipi ibice 3 umurongo wa 17, bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufite icyitegererezo. Keep your eyes on those who live as we do. Ukeneye role model, ukeneye umuntu ureberaho icyitegererezo, ukeneye umuntu wigiraho. Dore icyo ijambo ry'Imana rivuga. Fata ibyanditswe byera ubigira umunzani wo gupimiraho uwo muntu. Nurangiza kubigira umunzani, nkuko Paul yabivuze ngo bashinga ikirenge mu cye bamwigireho, aravuga ngo ariko sinanjye gusa, munigire no ku bandi bantu babayeho ubuzima bumeze nk'ubu natwe tubayeho. Ese ubuzima buri godly Imana isaba umugore kubaho n'ubuzima bumeze gute? Ni ubuzima bwo gupfa ku munsi to self, a life of dying to self, a life of godliness, ubuzima bwo kubaha Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ku bagore bakuru bakwiye kwigisha abagore bato. Ntabwo yavuze ati umuntu wese ukuze mu mwigireho, oya, nubwo umuntu mukuru hari icyo wamwigiraho most of the time, ahubwo yabanje kuvuga uko abagore bakuru bakwiye kuba bameze. Bakwiye kuba bari above reproach, hari uburyo bakwiye kuba barabayeho ubuzima bwabo, hanyuma rero bakigisha abagore batoya kubaho ubwo buzima. Ukuri nuko abantu dukurikira cyangwa se twigiraho bashapinga ubuzima bwacu. Ntugatekereze ko ibintu umara umwanya ureba kuri TV, niba umara umwanya munini ureba movies, niba umara umwanya munini ureba YouTube channel, niba umara umwanya munini ureba aba influencers here and there, ntugatekereze ko ibyo bintu nta kintu bihindura ku buzima bwawe. Kabone niyo waba ugendana n'umuntu ubayeho ubuzima butandukanye rwose n'uburyo Imana yifuza ko ubaho, ntabwo umuntu azasiga ubuzima bwawe nk'uko yabusanze. Ahubwo ubuzima bwawe bugenda buhinduka gahoro gahoro, without even knowing, utanabizi, bugenda bumera nk'ubwa wa muntu. Ariko ibyanditswe byera biradushishikariza bikatubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Ibyanditswe byera biratwibutsa ko our role models dukwiye gukurikiza icyitegererezo cyo kwizera ko abantu bubahiga Imana. Turabibona mu Baheburayo 13:7, imitate the faith of godly people. Women, ndashaka encouraging muri kino kintu. Who is influencing your life? Who are you following? Ninde uri kurebera, especially young ladies? Do not fall for stupidity. We kwibwira ko just because someone posting afite iPhone 16 nawe ugomba kugira iPhone 16. Ntabwo uzi uko yayibonye, ntabwo uzi icyo akora, ntabwo uzi, kubera ko umuntu yita entrepreneur ntabwo bivuga ko afite iduka. Mukunde kubana n'ibyoroheje, mukunde kwigira kuri real people, mukunde kwigira kuri your sisters in Christ who are next to you, kuruta abantu mutazi. Birababaje cyane ko kubera iyi si ya social media, kandi reka nkubwire, niba hari umuntu ukurikira ubuzima bwe uko influencinga, ukabona ko iyo influence ye ikuleadinga mu cyaha, nkuko Kristo yabivuze ngo nubona n'urugingo rwawe nirushaka kuguteza ibyaha urukate uruce. Icyiza nuko wajya mu bwami bw'Imana ufite ijisho rimwe kuruta uko warimbuza ubugingo bwawe. That is to say, niba ari n'umuntu utuma udakunda Imana, utuma uhora uri in comparison, ukujyana kure kubaha Imana kubera ko we want to keep up with that person, unfollow. You lose nothing, just unfollow. Ntukamukurikire. Niba ari umugore, niba ari inshuti yawe, ari umuntu muziranye, uhora ukwereka ko don't settle for the life you are living,
hora utanyurwa, hora ushaka momo, umugabo wawe ntakagutegeke, mbese yaragucanganyikishije mu mutwe. Iyo si inshuti. Mureke rwose. Icyiza ni uko wakumvira. Bibiliya yaduhaye a lot of role models. Dufite aba role models bahagije. Itwereka Sara ukuntu yumviraga Aburahamu, itwereka Rusi ukuntu yasitikinze kuri nyirabukwe n'ukuntu yumviraga, itwereka abagore b'abanyabwenge nka Abigail bari bafite abagabo b'abapfu ariko bagakoresha ubwo bwenge kugira ngo bakize ingo zabo, kugira ngo abagabo babo be kwicwa, kugira ngo baramire ingo zabo ze kwicwa. Bibiliya itwereka ingero nyinshi z'abagore bubaha Imana twakoresha. And in your local church there are some. Do not settle for less. Do not settle for celebrities. Do not idolize people you don't know. Reka ndekeraho, Imana ibahe umugisha. I just wanted to challenge you. Look in your life. Reba mu buzima bwawe. Ninde uyobora ubuzima bwawe? Ninde wigiraho? Mbese ni waba idolizinga abantu utazi? Kandi Imana wenda, nako ntago ari wenda. If you have a biblical local church, Imana expectinga ko ulaninga kuri abo, wigira kuri abo bantu uzi, real sisters in Christ. Wigira ku ijambo ry'Imana niba udafite nabo bantu. Imana dufite ibihagije byose mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubeho ubuzima bwubaha Imana. Stick to the Bible. Imana ibahe umugisha. Thank you for coming again. Don't forget to subscribe to our channel, to share it with your friends. Tuzasubira, murakoze cyane.